kwanga gikomeje kunanirana uza kukivugisha mu kiganirizo cyane gisoje kwiga ejo bundi gushaka akazi kwirwa mu mayoga urubyiruko rw'iki gihe ubundi ubu ngubu ubona ruzigeze ku kigo bashaka uburyo nyivugisha kibwira kikava mu mayoga byibura kigashaka akazi yabirambiwe komera Joseph Kasamba sasa kanisa abana anagereje urambura sore wagiye batembereye ko maze umwanya ngutegereje nakumva nyarukiye yaraye ko gatangiye kureba fisi okay twapangaga ni ibiki se kuzindutse bana nanjye nari nce kurebera za gahunda zimwe wambwiraga nimugoroba irabora ntabwo birakunda ntabwo byakunda ariko ubundi nimugoroba w'uyu munsi ndaza bwaba mu masaa 10 ndaza guhura harya kwa Grand Frère ku kabari ndaza gukura sawa wamuhamagara ahubwo akamubwira akansanga mu rugo afande kahise ahamagara ubu nta mahoro yes afande nta mahoro nta kibazo karese ndabona ibintu ari sawa rwose ndimo ndaruhuka madamu ari kuba nyitaho rwose ubu nta kibazo aka kanya se ko byihuse kweli ikibari cyane kitarangiye imodoka yaje kanitegure kubw'igihugu umuntu agomba kuba ari tayari kabisa yesa ako nakundi ese amaraso tuba tugomba kuyamenera igihugu ndebe uburyo bitamitegura ngende madamu Oui. igihe mba nahamagaye ntabwo unyumva di Hari utuntu nari ndimo. utuntu urimo ara mu nzu sasa rero ibintu birahindutse gutya ku kazi barahamagaye ubu ngubu agiye kunyohereza imodoka mu minota 30 irabigeze hano kugira ngo rero utuntu uri gukora niba turiya runekeye dukore vuba vuba ngiye kubanza hamagara Petit Frère Mary yari yambwiye ko ukuntu atari kwitwara bitari neza muvugishe ku buryo byibura mu minota 15 birabirangiye ukumva ndi kwihuta Akanya gira vuba vuba ahubwo nese inshingano z'igihugu umuntu agomba kuzitaho umani yose biraza gutsinda ni betting anganya kina kadege ari ndayikoze ntabwo njyanye atoti nta niyo shwadi yanarize neza nitonze umuzungu ndamufata tu kubikore vuba vuba kanaye mamagara Petit Frère mu muganirizo wa gato minota nk'icumi nayo munota kenze uburangije kuri ya mito niba utakoze nari bikangire vuba abana bicapurisha kazi saya pamamaga halo oui bro ni sawa makuru ni meza yego nari ndi mu rugo unonaha
Shule kama yapata kama. Nitasoje kunge ya wini. Aya. Karibu anafunga injira. Bro. Urabangutse kabisa. Ndabangutse. Reba agateba mu nzu. Gatera hano tujye tuganira gato. Wabera noneho. Nabera ndabangutse. Igize gahunda pe. Ariko sigaye ngira gahunda Nzi ko ugiye gutinda rwose. Aya. Nese bimeze bite? Bimeze neza nta bibi nyine nk'ibisanzwe. Simbizi se nyine. Nta kibazo. Nta kibazo nyine. Sasa rero mfite umwanya mutoya. Akazi barampamagaye mu kanya imodoka igiye kuza kumfata. Ahubwo arakana kujya tuvugana ho gatoya. John Mary yaramvugishije. Mama se? Atiki. Twaravuganye bwira ko uburyo uri kwitwara ari byiza bidashimishije. Yewe? Wowe. Atiki. Urumva turi umwanya mutoya nabyo kwiga dutsinda mu magambo. Yambwiye ko kuva wasoza warangiza kwiga. Aho gushaka akazi ahubwo uri kwirwa mu mayoga n'abahungu bawe mugendana. Imeze turabona amafaranga bakwishyuye ukiga ukarangiza urumva ugomba kubahemba kujya mu mayoga y'urwa mu kabara aho gushaka akazi. Ese ubwo ibintu byari umukecuru urumva ari nawe abigenderaho nabonye akazi ntagakora ariko nawe urabizi muri iyi minsi akazi karabuze. Urumva ikibazo urubyiruko rw'iki gihe aho gushaka akazi ahubwo ugenda ugahura n'abajama mu kwinywera amayoga iby'akazi ukabura byibagiwe ukumva ko umunsi urangiye. Bikaba uko none ejo bikongera gutyo. Urumva ufite gufata umwanzuro ukamenya niba ari amayoga ugahitamo amayoga cyangwa se no gushaka akazi ukagashaka. Ushaka akazi ndagashaka kanabonetse ntagakora. Ninde mukiri uzaba akazi wirirwa mu kabari? Wirirwa mu kabari? Wirirwa mu kabari unywa amayoga wumva ari ndi kuko nawe ushyira mu gaciro urumva ari ndaguha akazi. Urumva ibyo bintu bishoboka? Gabanya amayoga niyo wayanywa ariko utarengereye. Byibura ubanze ushaka akazi. Numara kubona akazi niko kazaguha uburyo ugomba kubaho. Hani igihe wenda uzakabona ukaba urokipe cyane ntubone n'umwanya wo kunywa ayo mayoga. Byibura ukanywa ariko ukanywa mu rugero ariko warabona akazi. Ndetse ko nabonye nyuma n'amayoga menshi. Kandi ukajya wishinga abahungu bari ubuzima bwabo buba bwaramaze kurangira barahisemo amayoga n'amatabi. Nese nawe usojeje ubundi koko cyane umwaka urarangira urahita ubishinga koko abantu bamaze imyaka 5 mu biyo byaketse. Nubwo yareze gutyo n'amashuri n'ubizi ntabwo ngiye nakubeshya. Nirirwa mu kujyana igihe nta kazi kaba kabonetse mu makore. Naho umuntu agashakira aho agashakiye adepoje ntabwo bamuhamagara ngo nuko bimeze. Rero ryamye rero abajene bakambwira turi hehe ndi mu rugo. Ngenda basanga bakambwira tukinywera iryo rimwe nkongera akajya kwiryamira. Ariko si ukuvuga ngo mpora mu mayoga. Urumva rero nibyo ngibyo ngiye nakubwiraga. Nizere ko nawe uri umuntu mukuru. Ibyo nakubwiraga ubyige urebe uhitemo niba ari amayoga cyangwa inuza ariko uhinduke nyine byibura ushaka akazi sibyo. Urumva nta n'umwanya njye nari ifite nibyo nakubwiraga ubwo ibindi tuzatuvugana kuri phone ngiye kujya kuri mission barampamagaye ubwo sinzi na madame ari hano ahubwo kamubwire byo kundi guhita ngenda ndabona n'ibintu yarateguye sinzi ubwo murabyirira. Kamubwire njye ahubwo anzanira agakote ngende ubwo wowe musigare muraganira nta kibazo ubwo ibindi we tuzatuvugana kuri phone. Nta kibazo. Madame niko madame abashaka kuninda ariko hano urondagiye byamaze gutungana. Ubuse urabona izuba ni ryinshi ubu byarangiye urabisangira n'uyu murumuna wanjye kandi bisoje. Ntabwo nabitegereza ahubwo nzanira rya kote ngende nyaruka. Ko nawe wese wihuta aka kanya gukonje birangiye. Nta kundi byagenda konje yari itararangira ariko iyo baguhamagaye ugomba kwitaba nyine. Bari ngombwa ugahita unyaruka. Cyane. Oya ntari bize. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo nakubwiraga ndakeka byumvise.
nabyumvise nanjye ndabitekerezaho ndareba icyo bikora teka madamu utari munahirukanye ubwo ese ntabwo mundenze irembo se tujya duhurira harya ku kabari akenshi ntabwo njya nkunda kugera hano ntari aha ni mundenze irembo ntacyo iyo mwagarukana mukaganira hari bituragarukana n'ibyo yarateguye tubanze tubiha amaboko none se wowe reka njyane nawe wowe turavugana kuri phone gukurikirana kuri phone wihuse byatara ariko uzahita ubanguka akazi kacu niko kaba gateye sinamenya ngo nzabanguka cyangwa se nzabanguka nanjye ngiye kugera rero ndebe uko bimeze ubwo ndamenya gahunda ari uko nanjye ubwo ngezeyo ntacyo nanjye uriya mukecuru nyine ubwo ndareba uko bimeze muganire ntabwo bizongera ariko biriya byo muganire nawe uhinduke rwose ndabikoraho cyane kabisa ntareba nyine icyo turi buze gukoraho simaraso n'imodoka yagira ubundi yawe ndabona baje nabongeye nsubire mu rugo ubwo twenganana na madamu tuvugana na madamu ubwo ngubwo ibindi ni kuri phone ari ikibazo nta kibazo sara musigara amaboko akazi keza reba se ntarebe reka mbe nkamubera hano hanze aka kantu n'ubu gasigaye karyoha cyane ayodima ubu noneho umuntu ajya yatekereza neza meze muvana fresh nta bimana nahiko nagutanze yarekanye yese mpaza vuga ati uzo hansanga duciringa ibyiramboro twumve uko bimeze wikanze nkubwirire numera guhakana nawe winywere ntabwo nari guheza njye ntabwo nakwita mbango njyewe abariho babo b'amani ewana kabisa bagira ngo turebe ukuntu bimeze kugira ngo se n'icyaka se cyari kinyishe uyu mugoroba bari byanjye cyane hatari urabona ukuntu biba bimeze urabona buriya fisi nyine nawe yakomeza kugenda nderengamo gake gake ariko nshaka ko tugenda ziriya mburo tukazimwaka byibuze bikarimba niyo twazijyana Nyabugogo cyangwa n'ahandi ariko ntari buki zifite kabisa ko arimo aratubangana nabyo byaba bizima ko ndabona turimo dutinya ndi gutekereza ko rero wabwira wa mushene akaza tukajyanayo akamudufasha nyine kumwumvisha akaziduha kumwumvisha nyine muri iyi minsi ntabwo nshaka kuzajya nkomeza ngendagenda kuko n'umushene Mary nawe atameze neza ari kunteza grand frère ukuntu nshaka nyine uko banga wanyine kuvuga ngirirwa ngendagenda ku buryo rero ndaza abandi gufokasinga ku kintu kimwe byavuye mu nzira nabyo umuntu akamenya ngo bivuye akabona n'uko natanga izindi gahunda ushaka amafaranga gukora salo wanjye bigengaho irimo ibikoresho byose tukabyara reka ubwo se uba wumva byavamo cyangwa uba wumva wakorera ahari wakomeza ugakora ntabwo nakorera mu cyaro sinishaka nawe niyo mpamvu utabishyigikiyemo aho nyine urumva ikintu ashaka ni ukumuha amafaranga ugakorera ahandi hatari hariya nkajya no gukorera hafi yawe abagize ikibanza imahanga harimo gushaka bari kuzajya gukorera ahubwo ibyo bisibye birenze n'ububesi ubugoshe ntabwo bwaba ari ububesi ariko ubu uwo mukobwa nawe utakajya amenya amakuru yawe ushaka n'ikintu cyo gushaka kuvuga ibintu byanjye aba ari byanjye ahubwo ntukajya ugira nk'umuntu uzi nk'iyo umusuhuje ahita abona ko mwabaye inshuti agatangira kukwinjirira noneho njyewe iyo ntashaka reka iyo ntamushaka mpita rwose namusuhuza kugira ngo nabone ko nabaye iyo abonye nabatekera ibyo neza narangije ngo yumva nawe kuvuga bita muri iyo
agira ngo ni ni n'abantu bose bamenyeye ko ngira amahane nta n'umuntu n'umwe wazi ko ngira amahane ubundi nibo babimenyeye mbega ubu nyine nawe mujye mumwima amakuru kugira ibintu byawe utari wagitiza no kugira umuntu wakakuzamura akaba yakuvuga nanjye nashana arinzi ko ibyo bintu atabikora asikana kanya gatambuza kandi narakamubwiye nuko nagendeye mu buyobe bwiwe ubwo urumva nyine bigomba byo kuva mu nzira kuko nyine urumva byadukerereza ariko mu gihe twaba tumuvugishije wa mutipe akaza tukajyana tukazifata twazijyana Nyabugogo tukazigurisha tukabyihora nyine ubwo tukazatugeza indi biro ya nyuma yazavuga ndetse niba hari ubundi buryo bundi wabona wazicuruzamo buryo naba ndahari bikakorohera ibyo ngibyo byatinda kandi dushaka byihuta kugira ngo bive mu nzira nawe uzagenda ryari nzagenda ejo bundi urumva ni ukuzitanga n'ubundi tukaba tubiretse rero mu nyuma nitugaruka wowe nugaruka n'ugihe nzaba mpari wowe nugaruka uzasanga hari igihe azasanga nabonye n'akazi kuko ngiye kubyirukamo kwirirwa nica biranya abona ari ikibazo mu ngano na Grand Frere na Neri ko yenda kose nyine no kuzitanga cyane nabyo ni ikibazo wewe niyo dio nari mfite ngiye no kwangiye mu rugo n'ubundi ho gatoya ko kwa mu gitondo nari ntarajyayo ngo turaza kuvugana kuri phone turebe ko twajya kumureba nanjye reka mbe negeye mu rugo ndabona nayo gahunda ntari rero ngo turavugana by phone reka dusubire sana hari ngiye mahanga n'ahantu muza badasanzwe mwera mwaha amara igihe kizavamo igihugu nyiramba nyiwa komera ego yagiye yagiye abona banasura umuntu se n'umukiriya inshuti yanjye ariko yanaduha akanya ntabwo niba yabaduha akanya ntabwo none se amakuru ni meza ubu umeze neza ako se yagiye nyine bya nyabyo cyangwa ntabwo yagiye urabizi neza imodoka yamuhaguruka nyine yagiye ari kwihuta cyane aka kantu se nako wari urimo usoma nako nari nzi twasangiye byinshi kanumva n'ubundi ese wowe umeze ute naho ntabwo wari uherutse kuwubugira kumuzi rwa none mfite urukumbuzi ariko rero no kumutunga turyoshye da tukaguheza oya namba nakeneye kunywa cyane bimeze bite se kwisusohoka wowe meze neza ngira bazambwiye ngo mbahe akanya baganire buriya mutipe ngize ngo mwe muri kumwe wenda aje gukora nawe nabonye ntakuzi kandi nawe mbonye ntamuzi ndavuga ati wasanga mwe muri kumwe ariko nyine ntabwo uriya muntu nanjye muzi musabye abantu mbahe akanya baganire akanya baganire cyangwa si umukiriya usanzwe se uburyo mbibonyemo ntabwo yari ari umukiriya usanzwe iyi mbonye hari ukuntu baha akanya baganire nawe muri inshuti undi araje baganire aho ntiharimo akantu kunywa ntabwo aricyo cy'ingenzi cyane urebye nk'uko kuvuga gituma mvuga byinshi nawe turagira ngo n'abari hanze babyumve bari mu kuba tuziranyeho umwana no aho ubundi se urebye rerukana rya joro na yaho nyine rwambwiye ko yaje nzi ntabwo no kukuvugisha niba mvuga atari ahubwo cyagiye yari ari nakuvugisha kumumagara muri kumwe yari ari kumumagara ahubwo mbanza yari agiye kuza
ubwo ahise agenda atabyibura twese bazatinda Simbyizeye asigaye agira gahunda zihindagurika buri kanya ushobora kumva ngo araje ngo aragiye n'ibyo nimba nibaza kuriya nta kuntu yagenda agahita agaruka cyangwa iyo yagiye ndabizi neza ko noneho yagiye ese ntibyashoboka ko wenda uyu munsi se nabirenze gusa kureba ukuntu tujya mu rugo tukibutsa ibyahashize ariko ga n'ubundi yarakunda nari nanagukumbuye ongera umugabo nagize amahirwe ndaravuga nkaragiye wakwerekana simbukire hejuru yihorere buriya sinjye urarota tugezeyo buriya mfite amashyushyu sinjye urarota mbega tuvuye ahangaha ariko se uno nyekerere unanyekereye ntacyo ariko ndagufite cyane neza nyine umva waba uko wagufite ntawamenya ibyabo wenda wasanga bazanye bigiye ko abanza muri tuno tuvigenda twiganirira